Yes, ndagusuhuje kandi muhaye ikaze wowe ukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Iyi Demi Empire ni channel ibagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Iyi Demi Empire niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe. Ni channel mu by'ukuri ibageza amakuru igera mu bihugu bigiye bitandukanye, igera izenguruka ku isi yose muri rusange kubwo kugira ngo mu by'ukuri ibagezeho amakuru. Ni inkuru mu by'ukuri iri kugenda icicikanya ku mbuga nkoranyambaga, ivugisha abantu benshi cyane mu by'ukuri bavuga ngo ibi bintu gute byabaho. Aba bavandimwe babiri mu by'ukuri mubona muri screen ya telefone yanyu ni abavandimwe mu by'ukuri bari kugenda bavugisha abantu benshi cyane, abantu bibaza ngo ese kubera iki nk'ibi mu by'ukuri bibaho. Mu by'ukuri rero ni inkuru iri kugenda icicikana hirya no hino ku masitati y'abantu, mu by'ukuri bagenda bavuga ngo ibi bintu ntago byari bikwiriye, ibi bintu kuki Imana yabyemeye ko bagendera rimwe. Ni abana bato b'abasore mu by'ukuri mw'abantu mwe njya nkunda kuvuga ati ntacyo dufite cyo kwiratana, nta nicyo turi cyo mu by'ukuri twakwiratana. Njya nkunda kubwira abantu ati twebwe ibyo dukora n'ibyo tuvuga mu by'ukuri tujye tumenya ko igihe cyabyo kigeraho mu by'ukuri kikarangira tukabona iherezo ry'ubu buzima. Ati dufite ubuzima, kenshi njye niko nkunda kubabwira, nkabwira ati dufite ubuzima ariko ubuzima tubusasire inzira nziza, inzira mu by'ukuri ikwiriye. Kenshi mu by'ukuri njya nkunda kubabwira ati ibi bintu ni ibiki byo gutakaza mu by'ukuri ubuzima bwa hato na hato. Ni inkuru y'abasore babiri bakiri batoya mu by'ukuri, urabona ko harimo n'abana bakiri bato bakiri kugraduatinga, aribwo bari kugraduatinga. Mu by'ukuri rero wakwibaza ngo ese aba bana b'abahungu bazize iki? Abana b'abahungu bazize iki? Ese mu by'ukuri byagenze bite? Ku makuru ahari nabashije kuvugana n'umuntu mu by'ukuri wa postinze banyakwigendera. Imana ikomeze mu by'ukuri ibatuze aheza kandi bahe iruhuko ridashira. Umuntu namajete se mu by'ukuri aba bavandimwe bazize iki? Kubera iki? Byagenze bite? Arambwira ati mu by'ukuri nanjye ntabwo mfite icyo navuga, byandenze. Abantu benshi bakomeje bagaruka bavuga ati mu by'ukuri ibi bintu by'imfu zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu zitunguranye ziri gushengura imitima y'abantu. Wakwibaza ngo rero aba bavandimwe mu by'ukuri bazize iki? Aba bavandimwe mu by'ukuri bazize impanuka ikomeye, impanuka yashenguye imitima y'abantu, impanuka yaguyemo abantu batari bake, yabereye mu gihugu cya Uganda. Umwana umwe w'umuhungu nk'uko ngira ngo muri kubibona, umwe yitwa Amoni.
undi mu by'ukuri akaba yitwa Kenefu. Njye buriya intimba mu mutima yanteruye, ndumva ntazi mu by'ukuri uburyo ndi kwiyumva. Uyu mwana w'umuhungu witwa Amoni yitabye Imana nta gihe kirashira mu by'ukuri akoze graduation. Uyu mwana w'umuhungu Amoni yitabye Imana mu by'ukuri nta gihe kirashira anezererwanye cyangwa se yishimanye n'umuryango we kubw'igikorwa mu by'ukuri ngira ngo benshi muzi uburyo kigora kugeraho yari amaze kugeraho. Nkunze kubwira abantu ati baho uko ukwiye kubaho, ubeho mu by'ukuri ugerageza kubana neza n'abandi kuko mu by'ukuri ejo sa ahawe. Nkunda kubwira abantu ati ejo si ahawe ahubwo mu by'ukuri ahawe ni mu by'ukuri uyu munsi. Gerageza rero wisuzume urebe uko ubanye, byibuze intimba n'agahinda bizaterura abazaba bumvise ko igihe Uwiteka yakugeneye kirangiye, bavuga ati dutakaje intwari. Uyu mwana w'umuhungu Amoni impamvu ariwe turi kugenda tugarukaho cyane nuko ariwe muntu twabashije kubonera amakuru arambuye, amakuru yimbitse. Amoni yitabye Imana cyangwa se yazize iyi mpanuka yakomeye yabereye muri Uganda. Mu by'ukuri haciye iminsi mike akoze graduation cyangwa se asoje kaminuza. Mu by'ukuri bamwe mu bagiye bagira icyo bavuga kuri iyi nkuru y'akababaro bakomeje bavuga ati ni ukuri mu by'ukuri ibintu ntibibaho ko nyuma y'umunsi umwe umwana w'umuhungu akoze graduation yahita yitaba Imana. Ati njye ndi kubivuga nkanjye ariko noneho ndibaza umutima w'umubyeyi we umeze ute, umutima w'abavandimwe we umeze ute. Mu by'ukuri ugakomeza kugenda wumva ko ari ikibazo gikomeye. Ni mu by'ukuri komanteri ziri mu ururimi rw'Icyongereza n'Ikigande, ako nagerageje kugenekereza nkabishyira mu Kinyarwanda kugira ngo mu by'ukuri twumvishe abanyarwanda inkuru ikomeye, inkuru y'incamugongo ikomeye. Uyu mwana wundi rero ngo Kenefu mu by'ukuri bivugwa ko yari n'umunyarwanda. Uyu Kenefu mu by'ukuri nawe bivugwa ko yaguye muri iyi mpanuka yahitanye mu by'ukuri Amoni. Twabashije kubonera amakuru arambuye. Ni ikintu mu by'ukuri nkunda kubwira abantu ati mw'abantu mwe tugerageze twibereho neza, tube mu munezero, tugerageze kubana n'abandi. Nkibaza mu by'ukuri ni ikintu gikomeye, ariko reka mbabwire nti Imana ikomeze cyane umuryango w'ababuze ababo, umuryango w'ababuze mu by'ukuri abana babo. Ni ikintu kigoye kucyakira kubona umwana wawe warakoze ibishoboka byose ukamwigisha primaire, secondary, kaminuza, mu by'ukuri yaba agisoza graduation agahita yitaba Imana. Ni ikintu mu by'ukuri kigoye, abantu bari hafi y'umuryango baba hafi mu by'ukuri n'ibihe bitoroshye. Imana rero nikomeze ibane namwe, mbifurije kugira no guhirwa muri buri kimwe cyose mukora. Mbibutsa gukora subscribe kuri Demi Empire kugira ngo tujye tubagezaho
amakuru abagiye atandukanye kandi avugwa mu by'ukuri hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ciao ciao, Imana ikomeze ibaho umugisha.